Imana ishimwe bene data, shimye Imana yongeye kuduheza umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ishimwe. Uyu munsi nifuje kuganira namwe mwe munumva ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga zawe n'imyambaro yawe irakenewe kuri wewe. Imbaraga zawe n'imyambaro yawe y'igiciro, imyambaro yawe irabagirana, irakenewe kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Reka dusangire ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Yesaya 52 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu, umurwa wera, nkuko uhereye none ucyakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rije rivuga ngo kanguka ukanguke kugira ngo wambare imyambaro yawe. Wambare imyambaro yawe irabagirana Siyoni. Siyoni ni umusozi utabashika kunyeganyega, ni umusozi ukomeye cyane. Nawe urakomeye mu ijambo ry'Imana kuko waremwe n'Imana, waremwe kubw'ubushake bw'Imana, wabayeho kubw'ubushake bw'Imana, ntabwo wabayeho kubw'impanuka. Niyo mpamvu rero ukomeye, kandi ikigira kabiri gitumye ukomera nuko ufite ishusho y'Imana. Urakomeye rero, kanguka wambare imyambaro yawe. Wambare imyambaro yawe yo kurimba, imyambaro yawe y'umurimbo yewe Yerusalemu. Yerusalemu ni umurwa mwiza cyane, umurwa wari wararimbishijwe cyane. Natwe twararimbishijwe mu gihe twogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, turarimba twongera kandi dufata ubundi bwiza. Ni nayo mpamvu rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rivuze ngo kanguka wambare imyambaro yawe y'umurimbo. Kuko ni wamara kwambara imyambaro yawe y'umurimbo, abatarakebwe bose n'abandujwe bose, abo ntibazabana nawe, abo ntibazakwegera, kuko uzaba usa neza, uzaba wambaye imyambaro y'umurimbo. Kandi cyongeye uzaba uri umunyembaraga, udapfa kuvogerwa, udapfa kwegerwa n'abanduye, udapfa kugendana n'abatarakebwa, abo bose bazakuja kure. Icyo usabwa wewe gusa uyu munsi wa none ni ugukanguka, ukamenya aho uri, ukamenya n'igisabwa. Igisabwa ni ikihe? Igisabwa ni ukwambara imbaraga zawe, ni ukwambara imbaraga zo mu bumana, ni ukwambara imbaraga zo gutegeka ibihe, ni ukwambara imbaraga zo kugenga ibihe, ni ukwambara imbaraga zo gukorana n'Imana. Icyo nicyo usabwe. Ikindi cya kabiri usabwa ni ukwambara imyambaro yawe y'umurimbo, ukareka kwambara umwambaro Uwiteka yakwambitse, ukareka kwambara imyambaro yindi, ahubwo ukambara umwambaro uwo Uwiteka yakwambitse. Aho uwo mwambaro ni wo wonyine uzurabagirana. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu bamaze kwambura imbaraga z'Imana, abantu bagasinzira bakambura imbaraga z'Imana. Sawuli niwe wamaze kwambura imbaraga z'Imana, yambura imbaraga z'Imana kubera iki? Kuko atabashije kumvira ijambo ry'Imana. Yumvira abantu, ntiyumvira icyo Imana yamutegetse. Imana iramubwira ngo ikiye mu kanwa k'umuhanuzi, iramubwira ati, yarikiye mu kanwa k'umuhanuzi Samweli, iramubwira ati, Samweli genda ubwire Sawuli nibutse inabi y'abantu b'Imeleki, iyo babashije kugirira abana b'Isiraheli ubwo babatangiraga mu nzira. Iyo nabi nayibutse. Rero genda ubwire umwami Sawuli, umubwire ngo genda ubashe guhorera iyo nabi babakoreye. Numara gushika Imeleki, urimbure umutware wese, urimbure ukomeye n'uworoheje, abo bose ubarimbure, uruhinja n'abana batoya, abamama n'abapapa, abo bose uzashike ubarimbure, tukagire n'umuntu n'umwe uheza imbabazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukagire n'umuntu n'umwe ubasha kurokora, uzashike bose ubarimbure, kugira ngo umujinya w'Uwiteka ubagurumanireho, bamenye kuko ndi Uwiteka Imana ya Isiraheli. Bwana Yesu asifiwe sana.
aha tugiye kuvuga mu gihe wambuye imbaraga z'Imana ukabasha kwiyambika imbaraga zawe mu buryo uzubasha guferinga, mu buryo uzubasha gutsindwa, kuko wambuye imbaraga z'Imana igitinyiro cy'Imana kikakuvaho bigatuma ugenda wenyine, kandi iyo ugenda wenyine iteka ryose uzotsindwa. Imana ishimwe. Sawuli hagurukana n'ingabo za Isiraheli, baragenda bamaze gushika Imeleki, bararimbura abantu bose, bararimbura ariko ntibarimbura kuko Uwiteka yamutegetse. Umwami w'Abimeleki Sawuli aramufata ntiyagira icyo amutwara, amufata mpiri, aramutwara atwara Agagi. Kandi Uwiteka aramubwiye uzoshike urimbure. Afata Agagi, afata amafizi y'intama, afata indogobe, agenda afata ibirya byiza byose arabitwara, abyitwaraho iminyago. Uwiteka Imana yaramubwiye uzoshike urimbure igihumeka cyose, tukagira ikintu na kimwe ubabarira. Ashorera Agagi n'amatungo yiwe, amushorerana n'ibintu n'iminyage, ibyo byose arabitwara. Ijambo ry'Uwiteka riramanuka rigera ku mukozi wayo Samweli, riramubwira ngo Sawuli nibika akoze ukuva icyo gihe, nicyo gihe Uwiteka atishimiye Sawuli, nacyo neneho habaye intandaro yo kumukura ku bwami, kuko Sawuli atumviye. Nuko Samweli arazamuka aragenda abonana na Sawuli, aramubaza, yewe Sawuli we, ibyo ni ibiki wakoze? Uko mpanumva amajwi y'amafizi y'intama, uko mpanumva amajwi y'amafizi, ibyo ni ibiki wakoze? Aramubwira ngo nafashe umwami wabo Agagi ndamuzana, kandi muzanana n'amafizi y'intama, muzanana n'imfizi zindi zisanzwe, ibyo byose nabizanye kugira ngo mbicyurire Uwiteka. Aramubwira ati, oya, ntabwo ibyo ari byo byari bikwiye. Umwami siko yagutegetse, umwami Imana ntabwo ariko yagutegetse, ahubwo yakubwiye ushikurimbure. None ibi ukoze ni ibiki Sawuli we? Ibi ni ibiki ukoze? Ati, kurabizana kubitambira Imana. Ninde wakubwiye nkuko Imana yishimira ibitambo kuruta kumvira? Kumvira kuraruta ibitambo, kandi gucisha bugufi kuraruta iki? Kuraruta ibinure by'intama. Rero uba wumviye ukareka gukora ibyo ushaka. Aravuga ngo numviye abatware banje bituma ntumvira Imana. Rero natwari igihe tuba twumvira abantu bigatuma tutumvira Imana, tugakora ibitandukanye n'iby'Imana, imbaraga z'Imana zikatuvaho, bituma imbaraga z'Imana biva kuri Sawuli, ziva kuri Sawuli nkuko yagize gute? Yumviye abantu ntiyumvira icyo Imana yavuze, bituma atangira kugenda akora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Samweli amaze kwitaba, kandi Sawuli murabizi neza nkuko yari yaramaze guhakana, aca abantu bose b'abapfumu, ndetse abo bose arabaca arabarimbura. Ariko atangira kugenda aje ko bapfumu, ngaho mpamagarira Samweli aze ambwire ni kubera ko Uwiteka atakimvugisha, ntagica mu ndoto, ntagica mu bahanuzi. Uwiteka yari icecekeye, ni izihe mpamvu? Naho ntazi impamvu Samweli yaraje aramubwira, ni kubera ko ushaka kunkubaganisha? Ese ntuzi icyatumye Uwiteka kwihorera? Nuko wanze kumwumvira, ukumvira abantu, ugakora ibyo wewe wifuza. Imbaraga z'Imana zikuvaho, ubushake bw'Imana bukuvaho, bituma gukuraho ubwami abo zabuheza mugenzi wawe Dawidi. Imana ishimwe cyane, Uwiteka ashimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi kanguka, reka gusinzira muri ibyo usinziriyemo. Kanguka wambara imbaraga z'Imana, kanguka Uwiteka kumurikire, kanguka ukorane n'Imana. Uwiteka aragukeneye uyu munsi wa none kugira ngo agukoreshe, ashaka buyambika imbaraga ze kugira ngo muri uyu munsi wa none ukorane n'Imana, kuko hariho imirimo myinshi ishaka gukorwa, hariho imirimo myinshi. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ibisarurwa ni byinshi, ariko ababisarura ni bande? Abambara imbaraga ni bande? Kuko imirimo irahari, kandi iyo mirimo ni myinshi. Abambara izo mbaraga kugira ngo bakorane n'Imana ni bande? Kanguka wambare imbaraga, imbaraga zawe zirakenewe muri iki gihe cya none. Imbaraga zawe zirakenewe. Uwiteka Imana kirabaza, ese
ninde twakorana wewe kanguka gusa wambara imbaraga zawe. Imbaraga zirakenewe muri iyi misi ya none, imbaraga zo guhangura ibihe, imbaraga zo kwirukana amapepo, imbaraga zo gukiza ingwara, imbaraga zo mu bumana zirakenewe uyu munsi, kandi nta buryo wazambara udakangutse. Rero kanguka mwene data, wambara imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane, kandi cyongeye ukanguke wambara imyambaro yawe y'umurimbo, wambare imyambaro yawe y'umurimbo. Ureke kwambara indi myambaro yose, ureke kwiyobagiza, ureke kwiyobagiranya, kuko kwiyobagiranya kose uko ntigukenewe. Ambara imyambaro yawe, woye kwambara iyindi myambaro itariyo. Icyatumye Dawudi yanga kwambara imyambaro Sawuli yaramuhaye y'intambara nuko atayimenyereye. Aravuga ngo ngomba gutabarana imyambaro yanje. Iyo Uwiteka Imana yanihereye, iyo niyo izabasha kurema ibitangaza, iyo niyo izakora ibitangaza. Ntabwo ibitangaza bizanwa n'indi myambaro. Imyambaro wambitswe, imyambaro wagiye utoratora hano hanze, amasitiri wagiye ureba hano hanze, ayo yose ntabwo imbaraga z'Imana zayacamo, ahubwo imbaraga z'Imana zica mu myambaro Uwiteka yakwambitse, umwambaro w'isezerano. Imana ishimwe cyane. Dawudi arabyanga, aravuga ngo iyi myambaro ntabwo nayimenyereye, ahubwo iyi myambaro ntabwo nayimenyereye. Namenyereye gutabarana inkoni yanje, intare zaraza nkazisumira, amadubu yaza nkayasumira, kabasha gukiza intama za data. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Reka kwiyambika indi myambaro Uwiteka atakwambitse, reka kuyiyambika. Imyambaro y'ubwibone reka kuyiyambika, imyambaro y'agasuzuguro reka kuyiyambika, imyambaro y'urugambo reka kuyiyambika, imyambaro y'amacakubiri reka kuyiyambika, imyambaro yo gukora ibyangwa n'Uwiteka reka kuyiyambika. Ambara umwambaro wawe kurabagirana, kuko nta yindi myambaro izirabagirana usibye kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, usibye gutunganywa n'Imana. Iyo niyo myambaro yonyine yo kwera, iyo niyo Uwiteka ashaka kuko wambara. Bwana Yesu asifiwe sana. Wambure iyindi myambaro yose Uwiteka ntayikeneye. Imyambaro Uwiteka ashaka kukubonamwo niyo kwezwa, niyo gukiranuka, niyo kuvuga neza, niyo gufasha abagowe. Iyo myambaro gusa niyo Uwiteka ashaka kukubonamo, niyo kuvuga neza, niyo gushaka amahoro, niyo kubana n'abandi bantu bose amahoro. Iyo niyo myambaro Uwiteka ashaka kukubonamo yonyine, nta yindi. Naho iyindi yose wagenda wigana, iyo myambaro yose Uwiteka ntashaka kuyikubonamo, kuko iyo myambaro iyo ntizinezeza Uwiteka. Imyambaro zinezeza Uwiteka niyo mvuze gusa yonyine, niyo Uwiteka ashaka kukubonamo. Yewe Yerusalemu we, umugwa yarimbishirije amaraso yiwe. Uwiteka yaturimbishirije n'amaraso yiwe. Imibiri yacu arayirimbisha ubwiza bwiwe, ayambika ubwiza bwiwe. Aravuga ngo reka tureme umuntu usa natwe, arayirimbisha. Uko niko yaturimbishije. Ugasanga ko turashaka kundi kurimba kutari uko Uwiteka yaturimbishije, kandi kudakenewe n'uko Uwiteka Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imyiganano yo kugenda dushaka uburyo turimba, titurimbane ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu bamaze kwambura imyambaro y'Uwiteka Imana yabambitse, icyo gihe baza bashaka kwiyambika yabo myambaro, bakiyobagiranya, bakambura imyambaro yabo. Reka mbabwire inkuru y'uyu mwami w'Isiraheli washatse kugira gute? Yashatse kwiyobagiza, ashaka kwiyobagiranya, ashaka kwikamufura, ashaka kwihindura ukundi kugira ngo abashe kwambara indi myambaro, akora ibyo yishakira, ariko bitari mu bushake bw'Imana. Mumenye n'amaherezo yiwe, kuko amaherezo yiwe yavuyemo urupfu. Mugende mu bisome mu Bami ba mbere isura 22 umurongo wa mbere, mukomeze mutegere ukuntu umwami w'Isiraheli yashatse kuvamiya Abisiriya. Amaze gushaka kubavamiya, aricara aratekereza, aravuga ngo ese iromati y'Galeyadi aho se ntihari iwacu? Bwana Yesu asifiwe sana. Aravuga ngo aho ntihari iwacu, atangira gukonvoka, atangira guhamagaza uwundi umwami w'abaki, umwami w'Abayuda. Atangira kumubaza ati ese ntiwakwemera Yehoshafati we, ntiwakwemera kuzatabarana nanjye kugira ngo dutere umwami w'Isiriya? Bwana Yesu asifiwe sana. Tubaje kumwaka iromati y'Galeyadi, kuko aho naho harahacu.
ariko ndashimishwa n'ijambo Yehoshafati yamubwiye. Yehoshafati yaramubwiye, yewe ndakwemereye, ingabo zanje zizaba izawe kandi amafarashi yanje azaba yawe kandi tuzatabarana. Ariko ijambo rya mbere ngusaba, banza ugendeshe Uwiteka Imana, umugendeshe inama. Mu byo dukora byose tuba tugendesha Uwiteka Imana mbere yuko dukora ibintu byose, imirimo y'Imana yose, imirimo yacu yose tuba tugendesha Uwiteka Imana, kuko Imana yacu izivuga. Aramubwira ati gendesha Uwiteka Imana, umugendesha inama. Nuko amugendesha inama, aravuga ati reka mpamagaza abahanuzi. Ahamagaza abagabo 400. aravuga ngo aba bagabo bose b'abahanuzi reka ndebe icyo bombwira, nimba na utabara tugatabara iremoti y'Galiyadi, aho tukaje kuhaka Abisiriya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko abo bagabo bose buzuzwa mu mwuka w'ibinyoma, umwuka w'Imana buza mu mwuka w'ibinyoma, babasha guhanura ibidakwiye. Aho babwira umwami, baramubwira ati tabara, aho hazabi wawe. Uwiteka Imana izaba kugabiza ngo kandi uzabarya nk'imitsima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko Yehoshafati arabaza, ndetse nta wundi muhanuzi wo hano mu Banyeziraheli, nta wundi wa mwisho, nta wundi wa nyuma twobaza kugira ngo nabashe gukubita akadomo tugende dufite icyizere cyose. Umwami w'Isirayeli aramubwira ati hari ikindi kigabo cy'ikigoryi, ikigabo kitaza kimpanurira ibyiza. Uwo ni nta wundi, uwo ni Mikaya, uwaza mpanurire ibibi gusa, mwene Imana. Uwo mugabo nta kindi kintu azambwira ibibi gusa. Ndabyizeye neza kuko atari bubure kuduhanurira ibibi. Aramubwira ati umwami wivuga gutyo, ahubwo muhamagazi aje kuza. Abantu benshi basigaye bakenera guhanurirwa ibyiza gusa, tibaza bashaka babwibwe iby'Imana ivuze, basigaye bashaka babwibwe icyo bashaka. Uwiteka Imana ishimwe. Nicyo gize ushaka abantu bakavubwira abandi, bwiriza gutya, uvuga ibi nibi kugira ngo bigende gutya nuko. Ntibashake umuntu avuga icyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Wasanga abayobozi b'amatorero ko barabwira aba evangeliste, ko barabwira abavuga butumwa batumiwe, ko barababwira numvise ngo birahaba, bakababwira ngo ngaho bwiriza, ngo ubwirize ibijyanye n'iki. Tashake umuntu w'Imana avuga icyo Uwiteka Imana ibishaka, avuga icyo Uwiteka Imana amushyize mu kanwa. Ariko uyu mugabo Mikaya yavuze neza, yaramubwiye ati yewe, abwira intumwa yari yatumwe n'umwami. Intumwa iramubwira ati yewe Mikaya, ndaje kukujana kugira ngo ubashe guhanurira ba databuja. Ariko yahamagaje abandi bahanuzi bose bemezanyije kuko agomba gutabara. Rero Mikaya we uramenye utabasha kuvuga ibidajyaniranye nabo, nawe genda uvuga ibyo abanyu bavuze. Mikaya aramubwira ati nkora y'ukuri kw'Imana, kuko ndashika vuga icyo Imana ari mushire mu kanwa. Mureke tuza tuvuga icyo Imana dushize mu kanwa. Nimba turi abahanuzi tuvuga icyo Imana dushize mu kanwa, nimba turi abavuga butumwa tuvuga icyo Imana yadushyize mu kanwa, twoye kuvuga icyo abantu badutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nuko Mikaya yamaze kuhagera, aramubwira databuja agenda utabare, kuko nta kabuza uzatabarwa amahoro kandi Uwiteka azabakugabiza. Ariko ntibanyugwa n'icyo gisubizo. Baramubwira ati noneho Mikaya byakugendeye gute? Mikaya aramubwira ati yo, reka nkubwire ukuri kose, Imana iravuze ngo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aramubwira ati Imana iravuze ngo nta kabuza nuwatabarayo abana ba Isiraheli bazamera nka kurya kw'intama zitataniye ku misozi miremire badafite sebuja. Umwami yumva birahindutse, ahita ahindukirira umwami w'Abayuda aramubwira ntese sinakubwiye. Ahita ahindukira na Yehoshafati aramubwira ati ewe Yehoshafati, sinakubwiye kuko uyu mugabo atari bubure kuduhanurira ibidakwiye. Nuko Sedekiya ahita ahindukira akubita Mikaya aramubwira ati ese uwo mwuka wamvuyemo aza kukuvugiramo uwo yaciye? Mikaya aramubwira neza, uzabimenya umunsi uzaba kugenda wicumita mu mfuruka z'inzu yawe, wakozwe n'isoni z'ibyo wahanuye. Imana ishimwe cyane. Mureke twambare imyambaro yacu, mureke tuvuge icyo Uwiteka dushakaho, mureke twoye kwiyobagiranya. Nicyo giho umwami yashatse agira gute, abwira Yehoshafati ati dutabare, ariko jewe nziyobagiranya, we wambara imyambaro y'ubwami. Ariko abaratabara ashike ariyobagiranya nyine koko tiyihindura umwami. Ariko umwami w'Isiriya aravuga ngo timugira undi muhiga umwami wa Isiraheli wenyine. Nuko baramuhiga, bamurasa umwambi
abasha kuvira mwigare ryiwe. Baramufata igare ryuzuye amaraso, barituma ku kidendezi cy'Isamariya, aho nihimbwa zabasha kugira gute, aho nihimbwa zabashije kurigatira amaraso y'umwami w'Isiraheli. Kandi muri icyo kidendezi aho niho hogeraga za maraya zose, aho niho hogeraga za maraya zose. Imana ishimwe cyane. Murumva amaherezo yabaye mabi, kuko yashatse kwiyobagirira, ashaka kwiyobagiranya, tiyabasha kumvira Uwiteka Imana. Natwe mureke twambara umwambaro wo kwera, umwambaro wo gukiranuka, umwambaro urabagirana cyane. Twambura indi myambaro yose, imyambaro yo kwiyobagiranya, imyambaro yo kwiyita abo tutari bo, imyambaro y'ubwibone, imyambaro yo kuvuga nabi. Iyo yose tuyambure, twambare imyambaro Uwiteka dushakaho. Nta yindi ni imyambaro y'igiciro cyinshi, imyambaro irabagirana, imyambaro igaragara mu bantu bose. Twoye kwambara imyambaro itagaragara, imyambaro ya ninjoro iyo Uwiteka ntayishaka, imyambaro yo mu mwijima iyo Uwiteka ntayishaka, imyambaro y'amagambo adakwiye, imyambaro y'urugomo, imyambaro y'ubwicanyi, imyambaro yindi yo gusebanya amagambo, imyambaro yo kwirema ibice. Imyambaro iyo yose tugende tuyiyambure, twambara ubwiza bw'Imana kandi twambare n'imbaraga z'Imana, kuko Uwiteka aradukeneye kugira ngo abashe kudukoresha mu gihe gisa nkiki. Kandi Uwiteka ntiyokoresha abambaye ubusa, Uwiteka ntazakoresha imyambaro busa, Uwiteka ntazakoresha abashirutse isoni. Uwiteka azakoresha abambaye bakaberwa, abambaye ubwiza bw'Imana, abambaye impuhwe, abambaye kugira neza, abambaye gutabarana, abambaye kugendana n'Imana. Abo nibo Uwiteka ashaka gukoresha, abo nibo yabwira ngo kanguka wambara imbaraga zawe, kanguka wambara imbaraga zawe yewe Siyoni we, kandi nawe Yerusalemu ngaho ambara imyambaro yawe y'igiciro, ubashe kurabagirana, urabagirana ijambo ry'Imana, urabagirana ubwiza bw'Imana. Tiwarabagirana utari mu bwiza bw'Imana, tiwarabagirana utari mu amahoro y'Imana, tiwarabagirana utari mu munezero w'Imana, tiwarabagirana utari mu bushake bw'Imana. Rero kanguka wambare imyambaro yawe, kuko imyambaro yawe irakenewe mu gihe kiki. Imyambaro kurabagirana kwawe kurakenewe muri uyu mwijima wateye isi, kurabagirana kwawe kurakenewe muri kukuyobagirana muri ibi bibazo biri mu isi, kurabagirana kwawe kurakenewe muri ibi bihe abantu batagishaka ibyiza by'Imana. N'imbaraga zawe zirakenewe kugira ngo zibashe guhindura ibyananiranye. Imbaraga zawe zirakenewe kugira ngo zisenye ubwami bwa sekibi. Imbaraga zawe zirakenewe mu gihe gisa nkiki, mu gihe abanyentege nke babaye benshi, mu gihe imbaraga zabuze. Ijambo ry'Imana rije rivuga ngo kanguka Uwiteka kumurikire, kanguka wambara imbaraga z'Imana, kanguka wambara imyambaro yawe. Amen kandi amen.